igitsina gore muri rusange ngo biratugora kuvuga hoya. Ntekereza ko bigora byo nibuka kera ari igihe umuntu yagutereta gutamukunda wari imbaraga yashyizemo ugapfa kuvuga yego nyine ariko mu by'ukuri kandi ukajya wirirwa ubwira abandi bagenzi bawe kutamukunda nko muri secondaire ugasanga umutipe yashyizemo imbaraga n'iki byose ukaza kumubwira yego kandi utamukundaga nyuma wenda ukazabivamo ariko kuvuga aho yabyara kunaniye ugasanga no mu ma decision yandi atandukanye usanga bituvuna pe yewe ndi ku ruhande rw'uko kenshi igitsina gore kuvuga oya bivunana. Nase abahungu bo biraborohera like biraborohera kuvuga hoya mukurikije abo twiganye abo dukorana. Sosiyete nyarwanda ni dukeneye amahugurwa dukeneye no kujya mu ngando tukamaramo nk'amezi 6 yo kubasha gutanga ibisubizo nyabyo kuko mfite ukuntu umuntu wese nta nubwo ari n'abagore gusa n'abagabo muri rusange umuntu mukorana kuri dosiye kamwe ngo nzareba kibaza uzareba iki kandi abizi neza ko ari wowe nuko ngo tugira igisubizo cyo kuvuga ngo nzareba rero nimba ari yego nimba ari yo nimba ngo reka mbitekereze ngo cyangwa ngo ejo tuzavugana ejo nyine ikazaba ejo paka imyaka 50 irangiye igeza ko tucyafite ako kantu ko kutabasha kwihagarara ngo uvuge ngo yego nimba ari mu rukundo cyangwa ni oya bo barayivuga ariko nabo kuko basigaje ibintu bya situationship somehow ariko kera umuntu bagakwanga yarakubwiraga hoya pe akabivuga kandi neza mu mahoro ukabyumva refi uyu munsi